uyu ni wa mugore ukubita umugabo we akamuvisha amaraso, kandi bigaragara ko umugabo ari umuntu witonda cyane. Kandi uyu mugore imico ndabona yarayigiye kuri nde, kuri Teta, kuko ibintu yakoze yagiye mu modoka, umugabo ahagarara imbere y'imodoka, umugabo ashaka kumubwira se wa mugore we, nimba ushaka kugenda uraca ngaha ari uko unciye hejuru, cyangwa uve mu modoka uze tuganire ku by'urugo rwacu, dukemura ibibazo bituma duhora dushwana turwana. Bano ni abantu bakomeye mu gihugu, bakwiriye kuba intangarugero. Rero umugabo rero we bigaragara ko ahubwo ari uhura na domestic violence. This woman really abused this guy, she abuses her husband way too much. Ariko ugasanga hanze kuri social media barimo bararenganya umugabo, kuko urabona umugabo nawe umenya ko mu rugo rwe akubitwa. Uyu mugabo rero ni wa wundi ukubitwa akava amaraso iki, ariko akicecekera akavuga njyewe ndaharanira ku rugo rwanjye rwubakwa, kandi nta mico mibi yo kurwana ngo nkubita umugore wanjye cyangwa. Uyu mugabo ni wa wundi washatse na custody y'abana be, arayibura burundu. Kubera iki? Kubera ko n'abantu yaregeye cyangwa polisi y'igihugu yaregeye ntiyigeze ibiha agaciro gakwiriye. Alright, here at Ultimate Stories, aho tubazanira major stories exclusively, non-politics, nanjye njyenyine, nta wundi wibagezaho icyo kunywa kitabura ku birori. Modest Uwonzi ni njye uri hano, twongere duhurire muri iyi major stories njye wagezaho rwose hano kuri Ultimate Stories. Ndabashimira kandi nongeye kubasuhuza aho muri hose, mwese mufata akanya mukaza kuri channel mukarekurikirana ibyo tubashiraho buri gihe twashoboye kubabonera, twifuza ko ari ibintu bizabagira akamaro mu buzima bwanyu. Nadatinze cyane, reka turebe ibintu tugiye gucishamo amaso uyu munsi, incamake zabyo. Turareba abantu benshi bari guhunga Ubwongereza, abantu benshi Ubwongereza bari kubusohokamo. Turareba turebe university 10 waboneraho courses z'ubuntu. Ibi ni ibintu rwose twashatseho ubushakashatsi cyane, twashatseho ubumenyi bwinshi, si ibintu byo kuza dupangapanga. Na nuza ziri hano evidence ko bihari byose, turaza kubicamo. Turaza kureba abana muri Uganda, mu gace kamwe kitwa Karamoja, batwitse ingo z'ababyeyi babo bari guhiga imbeba zo kurya. Ibyo nabyo turabiganiraho. Turareba ukuntu umupolitician umwe cyangwa a politician muri Uganda ari gukubitisha abantu inkoni cyane biteye ubwoba. Turakomeza turebe ibintu byinshi byatugira akamaro rwose, ibintu byinshi turi bwaganireho. Turareba neza umuntu wari ufite birthday party mu gice kimwe cy'isi, hakazamo imico itari myiza, ibintu tutashimira, tutakwemera ko biba mu miryango tubamo cyangwa aho tuye, aho tubarizwa. Ibyo byose turabikurikirana tubirebe. Ni ibintu turi bwakurikirana kuri Ultimate Stories. Izo ncamake yaje mu kanya, nangire tubivugeho, turebe ukuntu ibintu kano kanya bihagaze ku isi, twunguke ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero natarakomeza ngo njye muri byinshi muri iyi video, hano kuri Ultimate Stories. Ahangaha kuri Ultimate Stories ni home of the art. Hano we represent art. Hano ndi hano kugira ngo nshobore gufasha abantu bari gutegura kujya gutura muri Amerika, abatuyeyo, abamaze igihe kinini bifuza ko hari ikintu basobanukirwa nabo. Nta kibazo, bino bintu mwabitega amatwi ngiye kuvuga. Ushaka kubaka credit ugeze muri kiriya gihugu
kukubaga credit score nziza yaguhesha ibintu wifuza kugura bizafasha ubuzima bwawe gukomeza muri kiriya gihugu cya Amerika. Hano tukugira inama tukagufasha kubisobanukirwa. Rero wangeraho ugiye muri description hasi kuri iyi video, ukangeraho through TikTok ukama message tukareba ukuntu bino bintu tubiganiraho, nkabasha kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasobanukirwa iki credit score ivuga n'uburyo ifasha abantu kwitwara mu buryo basohora amafaranga yabo bakoreye. Ego ibyo mbivuyeho, reka tujye mu byatuzanye uyu munsi muri iyi video. Uyu munsi turareba ku kimwe mu bigize ingingo zacu. Turareba ko mu gihugu cy'Ubwongereza abantu kavukire cyane barimo barahashira. Abantu bavuga ko ari bo gakondo bubatse kiriya gihugu, abenshi bari gushiramo kandi harimo haraza abimukira benshi. Abantu benshi baravuga rero impamvu zibitera ni ukubera wenda ari ikibazo cy'abimukira, wenda niko twavuga, kuko bino ni ibihugu byakize kera. Ibihugu bitarakira akenshi usanga abantu kugira ngo babone imibereho no kugira ngo bakomeze kujyana n'igihe turimo bibasaba to go an extra mile, cyangwa bakongeramo ingufu mu buryo bashaka imibereho. Ugasanga bino bihugu rero abantu benshi barabyibasira kujya gushakamo imibereho ya buri gihe, kandi ugasanga nabyo ntabwo bibagora cyane, nubwo biba bitoroshye. Bamwe birabahenda, hari abagwa mu nzira, hari abafatwa bakagirwa abacakara. Twarabibonye mu myaka ishize itari myinshi cyane rwose. Ariko noneho ikintu aho kigeze, noneho kavukire bari kugisohokamo. Ubu ngubu Ubwongereza aho buri, abongereza kavukire ni 60% batuyemo, kandi bivugwa ko mu myaka 15 iri imbere abongereza bazaba bashizemo, kandi aribo bantu backbone y'iki gihugu. So bigaragara ko benshi nyine abantu ntabwo babyishimiye. Usanga bari kuvuga ngo niyo uri mu bantu kugira ngo ubone umuntu mwihuza muhuza imico ngo birabagora. Ugasanga you are surrounded by a lot of strangers cyangwa immigrants, ugasanga nyine nawe uribuze, uri kwishaka ukibura, ugasanga bari gusohoka sinzi aho bajyaho, wenda aho babona kwishyura ukwizana nk'uko wenda igihugu cyabo buri igihugu cyawe ari igihugu cyawe, nta mpamvu yo kugira ngo nuko harimo abimukira benshi. So the other side of the world muko bimeze. Abongereza nyine ibintu bari kubifata ubundi nyine barashaka kujya mu kirenge cya Amerika, aho babona ko abanyagihugu bari kugenda bashira mu gihugu. So urumva ni ikibazo nawe cyaguhangayikisha bitewe n'uburyo isi uyibona. So nuko aho ngaho bihagaze. Dukomeze ku yindi story yacu. Hano turareba courses z'ubuntu wabona muri university. Zino CSA degrees urazibona utishyuye amafaranga menshi, sina amafaranga na amadolari, kuko zino free courses ziri muri Amerika, aho ushobora kubona courses z'ubuntu, cyangwa nizo zitaba z'ubuntu ariko ukashobora kubika nk'ibihumbi 100 y'amadolari ku mufuka utiriwe uyishyura, kandi ugasigaza ubwenge cyangwa ugahabwa ubwenge ku rwego rwa degree. So izi courses hano bino ni ibintu rwose ni nk'icumi, ariko turareba nk'eshatu, kuko bino ni ibintu bisaba umwanya. Urabona ko nanjye nashoboye kugira ikintu nkora, nabikozemo samare. Hano ndabahaye 3, izindi ukeneye kugira ngo asobanukirwe byinshi. Basically if you live in America you need to to understand more, I can send you a link, you can write down, or I can leave a link down in the description. So but if you can contact me through my TikTok link, ndibwashire hasi muri description,
washobora kubona izindi nyinshi wenda wakwiyumvamo, kuko zino ni eshatu ngiye kubaha. Iya mbere bayita MIT, MIT cyangwa Introduction to Computer Science. Iyi kosi igufasha kwiga bino bintu ariko ukabivana kuri online, niho uzavana ayo masomo. Algorithm, data structures cyangwa competition thinking, ni zimwe muri ibyo ziga muri iyi course. Course ya kabiri yitwa Open Source Society University cyangwa OSSU. Ahangaha turabona ko uzavanamo entire computer science degree curriculum, niho uzayivana iyo Open Source Society University course. Uzashobora kubona Intro to Advanced Program Algorithm, Intro to Advanced Program Algorithm. So iyo course nayo nanone yitwa Open Source Society University. Uzavanamo ubwo bwenge. So indi course ya gatatu nayo ndi bwajyemo muri details, yitwa Stanford Machine Learning. Basically iyi ngiyi nyinshi uzavana amasomo kuri YouTube. Kandi ni course ugomba kujyamo wizeye ko uzi imibare. If you are good in mathematics, you will really enjoy this course. So izindi zirindwi zishigaye, urumva uri umuntu ushaka gusobanukirwa byinshi kuri byo. Nanone I have TikTok link under in this video description, where you can go there and direct me on TikTok and ask for that link to understand more of these videos. Then tugakomerezaho. Rero ibyo rero tube tubivuyeho, tugende turebe hano abana batwitse amazu y'ababyeyi babo mu gice kimwe cya Uganda cyitwa Karamoja, aho bashakaga kurya imbeba bikarangira inzu z'abaturage zishigashira muri 250 zirahiye, zifashwe n'inkongi y'umuriro, zirashya ziratotoka zishira hasi, bishakira gufata imbeba zo kurya. Sinzi icyabaye, nimba hari inyama zarabuze muri biriya bice kandi bizwiho nk'abantu b'aborozi cyane. Ariko abana aho bava bakagera bo baba bashaka gukina, bashaka kugira ute, nimba ari akoroboye bakinaga bimwe by'abana bakina bagateka ngo mama na papa n'ibiki, usanga rero barabikoze. Ariko abenshi bigaragara ko atari n'ibyo, ahubwo ari ukuba wenda ikibazo kindi kibarenze nk'abana, bakabura ibyo kurya, nyine bagatwika inzu 250. Biriya bice ni ibice bacyubaka inzu z'ibyatsi. So birumvikana ko ari ibintu byoroshye ko inzu zahita zifatwa umuriro. Ariko nyine kubona imbeba zitwikisha inzu, urumva ko iyo nyama ari akataboneka. Iyo nyama ni akabenzi neza ko mu Rwanda. So si ibyo guseka, si mbaseka, ahubwo turabifuriza guca muri aka kaga bahuyemo, cyane cyane ababyeyi, bashobore kubona aho batura, bashobore kurangiza n'uyu mwaka at least bafite aho baba. So urwo ruhande turabasengera bashobore guca muri ibyo bibazo. Turakomeza hano hasi turebe uyu mudepite cyangwa uno ushaka kwiyamamaza kuba perezida mu gihugu cya Uganda, uri gukubitisha abantu inkoni. Abantu bari kurya inkoni bitewe n'uko kwiyamamaza kwabo kurimo imvururu, kurimo ibintu by'akavuyo cyane. Ugasanga leta iri kubatsibagura, abantu bashije babatsibaguye, ubuno bwahiye bwashize. Rero ahangaha muri Uganda, aho uyu mu president candidate witwa Robert Kyagulanyi, uzwiho ku izina ry'akabyiniro nka Bobi Wine, ushaka kuyobora igihugu cya Uganda, aho abantu bifuza ko haba amahinduka mu butegetsi bwo muri Uganda uko bangana kose. Ariko ibi ntabwo bibohereye kuko arimo arabakubitisha cyane. So abantu bamwe bari kuva bakamugira inama bakavuga, mwebwe kuki mujyayo mugakubitwa?
namwe nimujyeyo ntabwo muzakubitwa, nimujye aho ari kwiyamamariza, cyangwa mugerageze kwitwararika, ntabwo muzakubitwa, cyangwa hari igihe babamenamo ibyuka by'umwotsi biryana mu maso, ugasanga bahise banyuranamo baratandukanye. Bamwe hari ababimenyereye, hari ukuntu abantu bamwe bambara ubutambaro burimo amazi mu maso, ugasanga hari ukuntu bitabariye cyane, ariko ikigaragara ko abantu bitamworoheye. Amatora nawe ari kwegereza, so urumva ko ari ibintu bishyushye kuri ruhande rw'isi, kuri ruhande muri East Africa. Dukomeze tureba aya makuru yacu, ultimate stories, here at the ultimate stories, aho tubazanira major stories here, the home of the art. Dukomeze turebe muri California, igice kimwe cya California, aho umuryango wari ufite birthday party y'umwana, bateguye birthday party, hakaza umuntu umwe wababaye, waribwe mu mutima, wikoreye ishyamba, buriya niyatumiwe araza arasamo abantu, komeretsa 10, yicamo 4. Ibaze aho abantu bagiye kwishimira isabukuru y'umwana wabo, ari kuriya akazana amarangamutima arenze kwemera aho yamereye ishyamba, kuko abona ko wenda atashoboye gutumirwa. Bino ni ibintu byabereye mu gihugu cya Amerika, igihugu kizwi nk'igihugu gikomeye, aho abantu bagomba kuba batekereza cyangwa bagerageza kwiyubaka nta muntu babangamiye, ariko ugasanga n'ubundi ikiremwa muntu ntigishoboka, ugasanga umuntu agiye kurasa mu bana bari kwishimira isabukuru yabo. Urumva ko uyu muntu ashobora kuba ari drug addict, cyangwa ubundi buryo. Sometimes no kwigendereza, no kwitondera abantu tugirana nabo, agakungu, cyangwa abantu tugirana nabo, dusabana nabo, kuko urumva ko uyu muntu ni umuntu yagombye, ni umuntu wabo, ariko hari ukuntu buriya yariwe, nashaka ibyo gukora bizima, ave ku buzima bw'abandi bantu. Ubu ngubu ari kwicuza, ubu ngubu nimba atarafashwe cyangwa polisi nawe itaramuhitanye, aho ari kwicuza, kuko ntabwo yashoboye kumenya ubuzima bwe ngo amenye ko agomba kuba nyamwigendaho, kuko besikare kuba nyamwigendaho nabyo birafasha. Umenya ubuzima bwawe, ukamenya uko ubutwara, ukamenya ko icyo udashoboye kubamo muri ako kanya kitavuga ko ubuzima bwawe burangiye. Nimba bari bafite iminsi yabo mikuru, ni iminsi yabo nyine bateguye, ubwo niba batagushakayo, go figure out, go find something else to do and live people's lifestyle alone, and nobody will bother you, nobody will touch you. So uyu rero yabaye umwicanyi, ubwo ubuzima bwe agiye kuburangiza mu buroko, kuko ntabwo wakwica abantu 4 ukomeretse 10 ngo bikorohere kubaho, uretse kurangiriza ubuzima bwawe muri gereza. So ni ibintu nyine twagombye kureba hano, tugashira mu gaciro nyine, kugira ngo tugire ibyo dukora mbere yuko duhungabanya ubuzima bw'abandi bantu. Dukomeze turi kureba ahandi, ikintu cyitwa bundles za internet. Hari ibihugu byajegeje, ibihugu usanga badafite uburyo cyangwa abasore cyangwa urubyiruko rwakwigenzura, kugira ngo ntirushobore kwangiriza amafaranga yabo mu kugura bundles za internet. Internet iki gihe igezweho, ni ikintu cyiza cyo kubaho, ntabwo tubyamagana rwose, internet ni nziza, ariko abasore mu bihugu biri hasi cyangwa third world countries, aho kubona akazi kabona umugabo umwe kagasiba undi, niyo bagize icyo babona cyose gishirira muri bundles, kugura bundles za internet, bakajya ku internet bagasafinga, abakora ama contents, ibintu byinshi, ugasanga ubukene mu basore cyangwa mu rubyiruko bumeze nabi. Bino rero ni mu gihugu cya Uganda niho byabaye, aho bigaragara ko abasore bakomeje kwiyandarika kuri internet mu bundi buryo, ubundi buryo bundi ni ukwiyandarika
bakoresha nabi amafaranga ku buryo ari cyo kintu defininga ubuzima bwabo, nicyo kintu gisobanura ubuzima bwabo. Kuba interineti itabayeho nawe buriya ntabwo ariho. So muri rwa ruhande niko bimeze. So ni ikibazo nyine gito gito kiri aho ngaho, nyine igihugu kiba kiva, abantu mu gihugu baba bavuga bino bintu ko bikabije, ibintu bikabije cyane 100%. Interinete, hari ibi interinete rwose itabayeho kandi abantu babayeho, abantu babaye abahinzi, abantu bagiye mu bucuruzi, abantu bakoze ibintu byinshi kandi bakabaho. Ariko ubu ngubu umuntu ntiyamara amasaha, si n'amasaha ahubwo isaha imwe adafunguye ngo arebe kuri social media account ye, arebe nimba hari umuntu wamuhaye comment, hari umuntu wamuhaye like, hari umuntu washarinze ibyo yashize ku mbuga nkoranyambaga. So ugasanga ni ikintu nyine nacyo cyiza, dusobanukirwa byinshi tutari tuzi, ariko nabyo ni ibintu dukwiriye kwitondera cyane. Murakoze rero abantu benshi muri kuri channel mukomeje gukurikirana ibyo tubashiriraho hano kuri The Home of Art, aho tubazanira major stories. Nataragera mu gace kacu twahariye amakuru twita iziko ry'ikinyamakuru, aho mbasomera amakuru mu binyamakuru bikomeye kandi byizewe ku isi, amakuru ari trending agezweho. Ndabibutsa abantu bafite gahunda zo gutura muri Amerika, abatuyeyo, abakiri bashyashya, naho maze igihe, bino bintu ni ibintu wenda nawe ushobora kubona ko byakugira akamaro. Ikintu cyitwa credit score ni ikintu twitaho cyane hano kuri Ultimate Stories. Turashaka kugira abantu inama, abifuza kuyigirwa kandi abumva ko bino bintu bakeneye kubimenya. Hasi muri description mfiteyo TikTok link, aho uri bwagere direct straight kuri message yanjye, ukanyandikira ukambwira ibintu ubuvuga, mba nicaye hano nkabitega amatwi. Ariko bino bintu ndashaka kubisobanukirwa. Ndi mu gihugu runaka, ndi mu Rwanda, ndi muri Uganda, I am in Kenya, I am Somalia, I am Ethiopia, South Africa. I want to understand this thing called credit score. Ni gute baka credit score muri kiriya gihugu? Meza ka message dutangira aho ngaho. Mu nyuma y'imyaka 5 uzambwira, kuko iyo myaka 5 niza utabikoze, iyo myaka 5 ishize uzaba uri gukosora ibyiyo, kandi wagombye kuba ahubwo uri kongera mu kwiyuka kwawe k'ubuzima, ahubwo uri kwiyongera, ahubwo usubira inyuma ugakosora. Kandi njye ndi hano, I'm here to explain and help you. So nuko rero ubu ngubu tugeze muri ka gace kacu twahariye cyangwa twita iziko ry'ikinyamakuru, aho tubasomera amakuru mu binyamakuru byizewe, kandi amakuru agishyushye atarazaho akavumbi. So mu iziko ry'ikinyamakuru uyu munsi turareba ngo Trump to host Rwanda DRC leaders at White House to sign peace agreement. Meeting to build on area agreements to end fighting in Eastern DRC, which has persisted throughout talks. United States President Donald Trump will host the leaders of Rwanda and the Democratic Republic of Congo DRC on Thursday, the White House has announced. Spokesperson Caroline Leavitt